Kugusha umutima nabyo ntabwo ari byiza. Kugusha umutima se urumva ubu ni amagara. Ni amagara buriya. Ariko abantu benshi barabipinze ejo bundi bya bindi by'ukuntu wagiye muri koma. Muri koma ngiye nagiye muri koma. Abantu benshi barabipinze hano kuri koma. Ngo nagiye muri koma se. Ngo ntabwo ariho ngo ntabwo biba bimeze kuri iki. Ariko wenda abantu iyo bagiyeho bareba bitandukanye. Ngiye muri koma rwose naho umusozi wagiye kungwira. Nari mpagaze ku ntego ki. Ariko nzovu gerageza ugira amagambo menshi. Umva bya bindi bavuga ngo twavuye muri hage ngo twavuye muri analog nimba analog tujya muri digital. Muri digital. Tuvuye muri analog. Yes. Alright, katuze tukaje kuri Urban 250 bizara ko byose cyane ko bizaza kuri episode. Nzova kaba yambaye ubupira wa Amavubi. Avuga ngo uyu munsi ngo araza gukina Leopard ikipe muri Congo ni ikipe y'Iwabo Yaka. Ikiganiro kiraza wenda kuza gusohoka umupira umaze kurangira, ariko tubwire ku gitekerezo cyawe umupira utaraba uratekereza Ubwongereza na Leopard ari igihe iri buhigikiyime. Ngiye bura uko mbibona nubwo Ubwongereza buratsindira ikipe muri Congo. Ubwongereza ni ikipe ikomeye. Tugura abikini babiri bo Ubwongereza. Nanzo bitaga Lukaku. Asa cyakira mu Bwongereza. Cyangwa asubiye inyuma. Lukaku nta wundi nzi ni Lukaku nanzi kuko Lukaku uraturasa. Afite igikara nk'iki cyanjye. Indesho ari kandi ngo Lukaku ngo nese kuki bavuga ngo Lukaku akomoka muri Congo akaba atarakiniye Leopard ikipe muri Congo kandi ari umukongomani. Nago cyangwa amasana wasanga ababyeyi be hari umukongomani n'umwongereza. Ushobora kuba yaravukiye kimwe nuko ushobora kujya agasaba ubwene gihugu ba rero iyo match ndaza kwireba hambwira basangaye kandebe murasatse nko mu masaa 2 saa moya ni mu masaa moya zuzuye ira match ndayirebana na Yaka saa 12 ariko ni saa 12 bro batugize amahirwe Kongo ikatsinda Abongereza. Kandi dufite abakongomani benshi bari mu mujyi wa Kigali. Hari katse bitaga Kanzayire. Kanzayire yabagamo abakongomani gusa. Ariko bagezeho barasenya sinzantu bahise bajya sinzi biki ndababura. Yo katse bitaga ariko nawe numvise ngo abana bawe baracakubigisha muri École Congolaise. Bakiga Igiswahili se. Ariko hari abantu barigisha bigisha Igiswahili bakigisha Iringara bakigisha Igifaransa na karate. Hari bakina karate. Karate bose ko ari nkanjye se tureshya buriya rahira uriya muntu ariko turi mu kiganiro ariko ku interview turi mu kiganiro gusa abana banjye bagiye muri karate imidigi bakayimena. Uzi umuntu yagukubisa akantu gutya kunda hano uhita wicara cyakara ryana hano hajya ku mutima bagita Katsuki. Hari umuntu ugeze kukankubita mita ndyama hasi. Nanone rimwe ariko kera ngo waribaga reka semba kubita kane gaparo murangiye ndi mu kabari hagengera amahane ariko nimbere ngifite imbaraga nagize gutyo umuntu aransuzugura w'umugabo ansuzugwe ntabwo naye kumusha imbaraga ari kunyica mfata intebe y'iparatike nyumukubita mu mutwe nyimara kumukubita kuko ari guhitamitana nirukanse niyo yaje nyirukankaho uzi kugira ngo umuntu aguteka gututse inyuma yankubise kiba bitaka tiripura nkubitinda hasi nagumye nabaye nkujya muri koma bura kugusha umutima nabyo ntabwo ari byiza. Kugusha umutima se urumva ubu ni amagara. Ni amagara buriya. Ariko abantu benshi barabipinze ejo bundi bya bindi by'ukuntu wagiye muri koma. Muri koma ngiye nagiye muri koma. Abantu benshi barabipinze hano kuri koma. Ngo nagiye muri koma se. Ngo ntabwo ariho ngo ntabwo biba bimeze kuri iki. Ariko wenda abantu iyo bagiyeho bareba bitandukanye. Ngiye muri koma rwose naho umusozi wagiye kungwira. Nari mpagaze ku ntego ki. Ngiye kukatira nkubita umutwe ku mapave. Koma direct. Utumva nazanzamutse hari umukobwa bita Fiete yamenye nako ntabwo ari Fiete bamwita se kumwibagiwe wakangutse nta nkuru yamenyeho amazi agira gute wabyutse wajandamye najandamye ariko bamenyeho amazi ndongera ndazanzamuka
ubwo rero abantu bapinga muri koma, ariko hari nk'umuntu ushobora kuba aryamye asinziriye akisanga muri koma ntamenye ko yarari muri koma. Wenda muri koma batubwira nk'ibimenyetso bibiri byereka umuntu ko ari muri koma. ahubwo ngiye iyo ndyamye hari ibintu cya byajyaga bidutsikamira bikagutsikamira bikagufata bikagutsikamira, watanya kuvuga ngo Yesu we, ukabara no kuvuga n'umuntu mwamuryamanye ntamenye ntabe yakumva, ariko ukongera ukava uzi ko biriya bintu bigutsikamira ngo ukomeje kugenda ubibembereza ngo byagutsikamira ukarangira. Ni nanone si amadayimoni se? Ni amadayimoni? Ibi bintu byo ibigashari nimba ari ibiki ibidayimoni bikakuzamukira. Ese umuntu wese wapfuye aba ari umudayimoni? Sense wumva ko nta muntu w'umukristo wapfuye, n'umukristo wapfuye iyo yapfuye aba umudayimoni asenga ntabwo aba umudayimoni. Ariko biriya ni ukubeshya. Hari irimbi ryo mu Gatenga Igikondo, harimo abantu bajyaga usibye ko harimo ishyamba nta muntu ukijyamo, ariko hari abantu bajyaga no kurara. Umuntu wese wapfuye abantu bamuhindura umuzimu. Singa biriya se bavuga ngo abantu batinya irimbi. Biriya ni ukubeshya. Irimbi ushobora no kurinyuramo nijoro ukajya ntugire icyo. Bya bindi batubeshya ngo abamotari ngo ari ukuntu ngo umuntu yategaga umumotari ngo yagera umumotari akambwira ngo tugende akagera nk'ahantu ari irimbi, yarangiza agahita ava kuri ngo uretse ngiye kuzana amafaranga, ngo akagenda agahagarara inzu y'irimbi ngo muhe amafaranga nishyure kugira ngo umumotari yirukanke. Byashoboka. Ariko nanjye tukiri abana hari umuntu wigeze kuduha isitwari ngo umuntu yari atashye nijoro ngo akora mu kabari, ageze hafi y'irimbi ngo biramufata biramuniga. Icyo gihe yari afite isitimu ngo acanye bihita byirukanka. Buriya nabyo ngo bitinya urumuri. Ibiki? Amadayimoni atinya urumuri. Buriya mwantu mujyana nijoro mujye mujyana nk'isitimu muyitwaza. Amadayimoni saraga? Isitimu yumiritse hari ibintu byinshi bita bigenda. N'amavampire, imyuka mibi iragenda. N'amavampire ngo atinya urumuri. Buriya bikorana n'umwijima. Ivampire wari wayibona se kuva wavuga? Vapakeka ibyo njya mbona mu mateleviziyo mu mafilime byashinyitse bimeze nk'ikizi. Dinosaur se wigeze uyibonaho? Habwa igisimba, nabonye filime igisimba cyagenda kigakubita abantu kikazagifata abantu kikarya kikajya utuka gikubita ko ntigipfe. Ibyo ni stories z'abana mwana nzo. No kutajya ukunda kureba amafilime. Umuntu wawe imyaka yawe ureba filime koko? Amafilime ntabwo nyireba, ntanayireba sa televiziyo ngira iwanjye. No kuri telefone? Kuri televiziyo se wareba filime igatushe hari berekana filime. Rero buriya harimo ibintu bagenda babeshya. Ari umuntu diaspora ushaka kugura televiziyo ngo yapuze 80. Yapuze 80? Yakoze 80 cyangwa pusi 80? Pusi 80. Ubwo niba ari nini se? Ira chambrette yanjye yajyamo irangana nk'igikuta cyose. Ntabwo iriya chambrette yajyamo. Iriya yo bayikuza bayizana muri fuso. Ijya muri fuso. Igura iyo ngiyo nagiye bahita ngukida muri Simba. Nagiye muri Simba ndazibona harimo iziri muri miliyoni 200 angahe. Uwo muntu yashaka kugura televiziyo ya miliyoni 2. Azabanza aminzu nini. Yangure se agato k'ibihumbi 200 nibura. Wowe ntabwo wakwitkodeshereza umuntu akugurira televiziyo kuki yumva ko ibintu byose ariko iyi pusi 80 ubwo cyaye kukodesha inzu nk'ibihumbi 500. Hazanzo abadiaspora bakodesha iyo bageze i Kigali. Musenza bandu mu diaspora ngewe. Ese nzovu wagiye hanze nawe ugakorera amafaranga y'abadiaspora aho kugira ngo buri munsi wari uvuga ko amafaranga ufite uvuga ko abadiaspora bafite nawe wagiye muri Amerika. Imbaraga ngezemo ntago zanyemera kuko hari ngo hakora imbaraga. Hakora imbaraga kugira ngo nonse bampaye imashini ngo nyitwaye nayishobora. Hari cyangi ngifite imbaraga. Nzagome Kigali nawe ni nko muri Amerika. Nzagome Kigali muri Amerika. Uzukoze ikiyede muri Amerika wajya utwara amadolari 100 ku munsi. 100 ku munsi? Ubu ni 150 ku munsi by'amanyarwanda. Mu mwaka ni menshi cyane. Njye nazangaruka Kigali maze umwaka. Ariko nangaheza nikanya kubi. Akurashaje ubundi kera ukubishaga umutwe.
Ayubwo ni amanyarwanda 150 ingana. Tubaze 150. 150. Dukube ariya 150 ni ku munsi. Ku munsi. Reka tata dukora iminsi 30. Ubwo ni nka miliyoni 50 n'enye aho ngaho. Uko mbikoze sinshizemo ntuzi. Ariko ni menshi nazaza mara umwaka nkaza yakamwana mu kubita amadore nka 200. Kuri miliyoni 60 ku mwaka. Ku mwaka nazanza muvunye nkamugura rikera kinywera kuko nazamukubita amadore nakibera. Olivier Cameraman Olivier namugura nk'amakesi nkanga karayinywera n'ihene. Manibo we nazanza nkahita ngukubita amadore 1000. Kabisa. Urabizi ko namwe inzoga. We ntabwo unywa inzoga winywera icyayi agafanta akajigo. Ariko babantu bajyana amafaranga. Nk'umuntu ugiye uzi Kigali amaze nk'umwaka aba yafite. Ariko muri iki gihe cy'izuba ngo bagiye kuza kuko ubushyuhe bubamereye nabi abanyarwanda bagiye kuza ba diaspora. Kigali urabona hameze. Ubundi ubushyuhe buba bukabije bugeze kuri kangahe inzovu? Dogere nimba dogere 90 nimba dogere 90. 90 sari umuntu wabaho man isi yose yayitishe. None shahara ahantu ubushyuhe bwabishe nimba ari mu Bufaransa nimba ari muri Amerika. Ngabantu bakazabajya mu mazi bagira ngo bagire bumve ko bagarura ubukonje bamwe bakicwa n'amazi. Niyo mpamvu mbwira abantu kwirukanya bajya muri biriya bihugu ntibamenye ahantu hameze neza bakajya ahantu hari ubushyuhe. Sawa. Rero batari tuvugisha ukuri. Sawa. U Rwanda rwacu ni rwiza. Urumva ukuntu hari amafu. Urumva kana klima ni nziza rega dufite klima iri kuri gahunda yaba mu gihe cy'imvura yaba muri sama yaba mu gihe cy'iki kandi n'izuba ryacu yo rivuye ntabwo ryavuga ngo rera twica wapi muye ntabwo ryakubuza kuvuga ngo ute cyane uko dufite ibiti byinshi n'amashyamba ya Afrika noneho cyane abantu bari munsi y'ubutayu bwa Sahara bimeze neza ubu turarya mu butayu bwa Sahara munsi ntabwo turi hejuru. Ubutayu bwa Sahara hari abatuye muri izo quartiers z'ubutayu bwa Sahara n'abari munsi y'ubutayu bwa Sahara. Turi munsi y'ubutayu bwa Sahara. Nakwibera munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuko urumva u Rwanda rwacu ratuje yakayaga urumva nta yaho twahingaga umuntu abafashe isuka gahinga. Muri iki gihe cy'izuba se uyu nkungu surumva utafata isuka ngo uhinge hanyuma bigende ukeza ryari imvura yaguye. Ariko umenye ko dusigaye dufite ikoranabuhanga nose ntibasigaye bahinga bakuhira hari amamashini bafata bagashyiraho umupira none bakuhira imyaka ikera. No mu gihe cy'izuba wahinga bikera kubera kuhira. Amashu ushobora guhinga amashu za karoti mu mibande amashaza ibijumba ugahita wuhira ukavomera kandi turi mu gihe cy'izuba utarinde ngo uzahinga mu kwa cyenda imvura yaguye. Hano mu mpeshyi wahinga da mu mpeshyi rero buriya kugira ngo iyo ni system ya irrigation mwarayize no kwirwana oya ntabwo wize irrigation kuhira nyine wari ubivuze mu rundi rurimi kuhira bibaho nyine abaho uburyo bwo kuhira imyaka akabaho uburyo bwo kuhira mu buryo buteye imbere ariko twebwe kera uburyo noneho bishyirwamo n'amasensa bya byuma bikamenya isaha yo kuhira n'igihe kitari cyo kuhira bikamenya ngo isaha yo kuhira kirageze bigahita byifungura bikuhira urumva ubu nuko tumaze kujya ngo ni bwa buhinzi buteye imbere mu iterambere. Ariko twebwe kera twakoreshaga ibyo bitaga rezwari nimba rezwari ugashyiramo amazi none ugatangira
nimba ari karoti mwahinze mukuhira, nimba ari amashu mukuhira, ibi ngibyi by'ikoranabuhanga bye bitaraza. Numva twamaze kugira mu iterambere muri development. Ariko ni byiza da, ni byiza. Urumva bya bindi bavuga ngo twavuye muri hariya, ngo twavuye muri analog, nimba analog tujya muri digital. muri digital tuvuye muri analog. Yes, tuvuye muri analog. Urumva mbere twebwe twakoreshaga ya masede, amasede ntabwo akibaho, dukoresha ama flash, dukoresha wibuka. Ariko ibintu bitangiye kugenda byinduka, n'umuntu yakora ikintu bakavuga ngo uri ari muri analog bana. usigaye ushaka indirimbo y'umuhanzi ufite amamega ukayikoti, ajya byita gute, kugira ngo icurange nko kuri bafure, ugacuranga rwose ukagira ngo bluetooth imbere bluetooth. None se Nzovu Vestina na Dorcas bagiye gusohora indirimbo wababiri se? Ntabwo ngiye bira bintu ntabwo mbizi, bari abantu icyo numva ngo batandukanye na mu manager wabo, ntashatse kuvuga izina, ngo ntabwo bakiri kumwe. Mu byo bapfuye se wigeze ubimenya? Ntacyo mbiziho, yabura mvuga ibyo nahagazeho, ntabwo nzi icyo bapfuye, kuko bura ababosi n'abakozi bawasanga yarabariye ahari. Ese uwo mwenda wambaye ni iyihe couleur? Ni umuhondo. Umuhondo. Hano ku kuboko ni umuhondo nawe. Bimeze gute iyo mihondo itandukanye? Uyu mupira birasa nkaho bicutse, nuko ariko turi mu gihe cya sama nakavumba, ariko sinibaza ko umuhondo w'uyu nguyu usa nk'uyu. Nyine mbwira ukuntu yose ari imihondo. Ariko uyu mupira ni kukoze. Nyine mbwira, none se byose tuvuze ko ari ubusa, urabona bisa? Uyu ntabwo ari umuhondo ugize. Umuhondo ndabona ko ari nka kaboko. Wowe wundi ni umuhondo, ariko ndabona urimo n'icyatsi. Uyu sinzi cyane uko bwije. Ni ubururu. 13 hano ni ubururu. Le bleu ni iyihe kipe? Le bleu. Yambara ubururu gusa se? Ikipe yitwa Le bleu. Ayuba se yo muri Congo yitwa Leopard. Le bleu ni iyihe da? Mu Rwanda rero bavuga Brebra, kuko ni ubururu n'umweru. Ubururu n'umweru? Niyo bavuga Brebra. Gusa umweru witwa gute mu Gifaransa? Umweru sinzi, aho numva bavuga ngo Brebra. Nyine umweru mu Gifaransa wabuze ukuntu witwa? Ntago nkuzi. Kandi rero yambara umweru n'umweru. Umwe n'umukara. Ubururu n'umweru. Kandi ubururu ni bleu. Ubururu sinzi, ababizi bazatubwira. Kuki bavuga ngo baseball bakaba ngo Brebra? Nose bleu niyo umweru cyangwa bra niyo umweru? Bra. Ntabwo mbizi ngiye ibintu by'amabara sinzi. Urayakora gusa? Ndakora nkayavanga ibintu byose. Kora amabara gusa, ariko kujya kuyamenya ntabwo bije bikoroheye. Ubwo rero ubwo bazabitubwira, bazabyandika muri commentaire. Oze Nzovu, ubu ngubu we gahunda zindi zimeze gute? Kwa karindwi urabona ko twakugezemo. Umugore bimeze gute? Tayari murenge ni ryari? Njya mu murenge se, ku mugore mwapfa kujya mu murenge? Ya umurenge we watubwiye. Umurenge wa yanjye ndimo kubiteganya. Hari bitanakunda rwose, aho kugira ngo umugore azaza aneshe umutwe, nakomeza nkigumira gutya. Icyambere nuko nabyaye. Hungu nako. Rero kuba ngo ngiye gushaka, none umugore akomeza nkagira gute se? Nkarage nk'ukaraga igiti. Dore hano inkuru ukuntu ivuga. Michael Phillips cyangwa se Michael Phillips wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wiyemerera ko ari we mugabo ushobora kuba afite igitsina gito cyane cya mbere ku isi, kireshya na santimetero imwe iyo cyafashe umurego.
santimetero imwe uretse santimetero imwe cyafashe umurego yemerewe ubuvuzi buzamufasha kucyongera aho avuga ko yarabayeho mu ipfunwe rikomeye. Kandi uyu nguyu nuko wenda avuze gutya akajya hari akabivuga kandi wowe nawe si gutyo ra gipima nka santimetero nka 10 zirenga iyo cyarakaye gifite umujinya santimetero 10 iyo cyakutse nyereka santimetero imwe ukuntu bingana. Uyu mugabo yavuze santimetero imwe kaba ni nk'ikirundo. Urabesha nzovu. Santimetero imwe ni gutya. Santimetero imwe ngiye kababara guhera kuri kano gutese kuranga kuri kano. Reba none ngiye ntera 10 na kangahe 17 18. Izo ni santimetero gutya. Izo ni santimetero 17 gutya. Ba santimetero imwe kaba ari gatoya mama. Urumva no burwayi koko yararwaye. No burwayi. Nose bazamufasha iki kuba bavuze ngo bazamuvura. Enda hari kuno bazamuvura. Mujye mumva se ko ari n'abatanga ngo imiti kigakura. Bari abarabeshya. Wowe si imiti wanyweye byigeze bivaho biri. Nge nta miti nigeze. Ndaguma ikimana yampaye. Kandi warayinyweye ngo warahamagaye ku maradiyo ngo bagukorere delivery. Nta nigeze nkwa oya ntabwo yari iyo miti ntabwo ari byerekeye igitsina. Babukoreye delivery nawe uragotomera jya ureka kubeshya jya utubwiza ukuri. Kandi uwo muti nta n'uwo nanyweye nawubitse ahantu ndabyihorera. Ega ushobora kunywa n'iyo miti ugasanga yenda binasubiye n'inyuma ahubwo. Ese ariko ku isi nta muntu ugira metero y'uburebure se barayifite. Oya kuri gahunda metero gusa ntabwo yakwambara ipantaro metero oya metero nta wayigira. Enda ukabeje ni santimetero nka 25 yaba nabwo ari ubumuga. Nabwo byaba ari ubumuga rega mana. Tuvugisha ukuri biriya bintu sinzi. Metero rwose ukabona uraho ngaho metero nzovu kurwana n'umugore urukumurwanira n'umuntu kandi yarahuye n'umuntu ufite metero. Wowe ufite santimetero. Uko bisibyo bavuga se ngo wamupfubije yigira handi. Yigira handi kuko gose nk'umuntu ufite santimetero imwe koko. Ko njya numva abantu bigisha ku maradiyo n'ijoro bavuga bati nubwo ufite santimetero imwe ngo biterwa n'ukuntu bikoresha ngo ushobora kuzi kubikoresha neza. Hana kubeshya ariko santimetero imwe murayizi. Santimetero subu nuko nta gati mfite ngo nkwereke ukuntu biba bimeze. Santimetero imwe santimetero ni gutya gaho irebere si nkaka. Ubwo ngara ushobora kugakoresha. Nase wafataye aho. Utiliser bien. Wafataye kandi ntabwo ntacyo wakora udafashe. Izina rya Yesu. Bafisi bari heshi. Fisi se mwararyamanye uzi byiwe. Aha. Bafisi bari heshi ku isi vraiment. Ati vraiment en tout cas vraiment d'accord. Nago biba byoroshye. Ubwo ngo biza gatanga ndi kuvuga ngo muri make wowe bijyo gushaka wayisubivamo. Nzashaka. Ariko nabonye babure kumuserereza ngo afite ibiheri bene hano byinshi cyane. Ntabwo mbizi ngiye burangero. Iyo nkunda umuntu ntabwo nshaka kumuserereza. Amuseza n'abatamukunda. Ubu no kuvuga ngo nawe abantu batagukunda bavuga ko ufite ibyanwa by'umweru. Yego buri wese avuga ibyo ashaka. Nasa wabuze umuntu kuvuga kandi baravuze ngo utaravuzwe yaheze mu nda ya nyina. Ntabwo yigeze. Ngo niba utaravuzwe. Ntabwo yigeze avuka. Urabe umuntu yataravuka bamuvuga bateze.
utaragera ku isi. Buriya nimba uzi ko wageze ku isi bagomba kukuvuga. udashaka kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. izo nzovu ubundi kamera iri kuri imbere kuriya uri kubona iri kureba kuriya ubutekereza ikoresha iki kugira ngo ibintu byose bifate nkuko tubwire technology utekereza iri muri kamera? Buriya ikibitera ni ya bita zoom, nimba ari zoom irantuza mucomekaho gutya, nayivanyeho hagasigara iriya yindi inyuma, wari umuntu guteze. Abo mvuga kwigira na jomeri cya gipankarte buriya rero usibye ko byose ikintu cyose igikorana n'ikintu, ariko buriya bashaka kuyifungura irantuza ya kamera bakayishyira hari izumu nayo bakayishyira hari, umuntu utabizi agapfa gutoragura irantuza y'inyuma, kandi nazi ko byose bikorana. akapfa gutora yahuranye. Ni ufite ubwenge byose wabitora ko birakorana rwose. Hari n'undi ushobora guta ahantu umuntu bapfe kumenya agaciro k'icyo kintu. uko nuko rero rwose urumva ari igikombe kizarangira ryari? Ese ubwo kizangira ni muri uku kwa karindwi, ariko itariki nko mu matariki nka 10 ega ni nkaho cyarangiye 19. none se nimba barimo ikipe izazi nibyo bitanunza, ikipe izazi kubitwa izazitiva ni knockout. iyo nibanganya batera amapenalty, ariko ntabwo yibanganye batera penalty. nimba njya ya minota 15 hawa aragashyira nabonye mu gikombe cy'isi basigaye bajya kunywa amazi. Ntabwo Amerika kubera ubushyuhe banywa amazi kubera ubushyuhe hari ubushyuhe bwinshi bafata igihe cyo kujya kunywa amazi. Erega biriya bihugu ntago ni ibihugu nyine byateye imbere, ariko nabyo ni ibihugu bifite ibibazo bafite sinzi ko nabivuga erega burya manibo nta muntu ugira byose, nabo bafite hariyo amafaranga, ariko ibaza hariho n'ubushyuhe bwinshi cyane ku buryo bakubwira ngo iyo barebye nawe buhitana abantu, ariko ngo hari n'igihe hari n'ahandi ngo haba ubukonje biterwa. buriya hari igihe hari ahantu haba ubukonje burengeza igipimo nabwo bugashobora kuba bwahitana abantu, wibuka kwica ugatitira ukagira uti ugasanga haje Imana yagira ibintu isi Imana yagwaye bimwe kwima ibindi yihe undi bindi bimwe ibindi gutyo kugira ngo bizabe magirirane. Ni nka bya ndi umuntu ashaka kugira amafaranga ariko ntagire abana, ntagire abo yagaburira, biteye ayo mafaranga afite. Imana ikaguha amafaranga ikakwima iki? Urubyaro. N'ibyo ngibyo kabisa.